ibirenge bye n'ubwonko mbari birakomera hepfo haravuga ngo binjirana nawe mu rusengero. Imana igumugisha akantu gato turi kuganire kavuga ngo ugire ufata ukuboko umuhagurutse mwijirane nawe mu bwiza bw'Imana. Ugire ufata ukuboko umuhagurutse mwinjirane mu bwiza bw'Imana. Ugire uzamura umuhagurutse utibashije umwinjize mu masezerano y'Imana. Kare mu gitondo twavuze ngo Imana ni wowe yabonye kugira ngo ukomeze wambutse n'Isirayeli bageze mu masezerano. Hari abantu bananiriwe, hari abantu bananiriwe hafi y'amasezerano yabo, hafi ya gakondo yabo, hafi yo gusingira ubwiza bw'Imana. Barahicara barananiwe. Ijambo ry'Imana rije rivuga ngo gira ufata ukuboko. Haleluya, haleluya. Gira uhagurutse mu izina rya Yesu kugira ngo nawe yinjire mu bwiza bw'Imana. Ubu twakwiye kumira bino bintu si byiza, ibi bintu si byiza, ariko hanze hari abandi batazi ubwiza bw'Imana buba muri Yesu. Hari abandi batazi ibi ngibi, hari abandi batazi bino byo. Bakeneye ko haboneka undi muntu, bakeneye ko haboneka umuntu ubashira, ubafata ukuboko, ubahagurutsa mu kwizera, ubafata kugira ngo binjirane bagere mu bwiza bw'Imana, nabo tubashe guhimbazanya Imana yacu. Aya magambo bajya tubwiriza kenshi ni amagambo ya Petero na Yohana bagiye gusenga isaa 10 ariko Bibiliya ivuga abayuda bari bafite ibihe byo gusenga 3 ku munsi. Bakajya gusenga bakajya imbere y'Imana, ariko twe n'umunsi umwe hari n'isaha itunanira, isaha ikatunanira yo gufata kuba imbere y'Imana. Iyo ibihe 3 bagombaga kubiboneka imbere y'Imana, ngo bagiye gusenga bahasanga hari umuntu uhora haza ariko wahekeye ku muryango, ahora asa yaramugaye, ntabasha kwigenza, ntabasha no kwinjira mu rusengero. Ajya yumvira ibyo mu rusengero akabyumvira hanze, ahora kwirembo yananiwe kwinjiza. Umurimo we wari kugira ngo asabe abantu binjira, abantu batuzi kubwira neza siko bimeze. Abazaba kwibeshe bazi ko tweyutse kugira neza no gutaha. Bibiliya igaragara ngo arabasaba nk'uko bisanzwe, nyaboneka ngahe duhe ugire icyo utanga. Umuntu buriya atanga icyo afite, umuntu ajya atanga icyo afite.
Petero baramusubiza mu ifeza n'izahabu nazo tuzi ko ari zo tuzi ko arizo zakuzengeye. Abantu benshi bajya bazirindwa mu rusengero n'ibindi umwuka w'Imana akabatanga. Hari abazirindwa n'icyubahiro, abazirindwa no kuzayobora korali, hari abazirindwa no kuzicara ku ntebe ya pasiteri, hari abazirindwa nabo bazabona amaturo, hari abazirindwa nabo baramuhagurutse. Bibiliya yavuze ngo ibirenge bye birakomera. Umuntu w'imyaka 40 amugaye, umuntu ufite amagufa agize imyaka 40 akagororoka, ariko kubera ko hari imbaraga z'Imana ngo amaguru ye arahagarara. Yinjirana na Petero mu rusengero ngo yumva ubwiza bwo mu nzu y'Imana, yumva umwuka uba mu nzu y'Imana, indirimbo ziba mu nzu y'Imana, yumva imvugo ziba mu nzu y'Imana, abona imirimo igikorerwa mu nzu y'Imana. Kandi ndabura ahanze kari hano gusa, kari no kwirembo, haleluya, kari no hanze yo mu rusengero, kari no hanze yaha kuri podium, kari no hanze yaha ngaha. Dukeneye abantu bajya gukura abantu, bajya kubahagurutsa. Aba bantu barahari. Hari abantu bamugariye kwiye, hari abantu bamugariye mu rusengero, hari abantu batazi ibyiza byo mu rusengero, hari abantu batazi ibyiza byo mu nzu y'Imana, ariko bakeneye Petero na Yohana. Haleluya, haleluya. Bakeneye Petero na Yohana, bakeneye Petero na Yohana. Bivuga ngo baramushima. Ubundi se bahoraga binjira, ariko bamutiza imbaraga, bamwongerera kwizera, bamwongerera ibyiringiro. Imbaraga z'Imana ziramanuka zikiza, nabo babasha kubona ubwiza bw'Imana. Urusengero ngo bararirimba, nawe araririmba mu rusengero, haleluya, haleluya, abasha kubona ibyiza byo mu nzu y'Imana. Ntabwo bazizana ngeretse ngewe na umuririmbyi yararembye ngo niba utabasha kujya kure nino hari amabagara. Bibiliya umuririmbyi yararembye bigira ngo ni 280 ngo iminsi irahita vuba, kandi kwihita ariko benshi bapfa. Kandi tugikoranye umwete duca vuba, tubwira ko twabutsa mu izina rya Yesu. Gira umuhagurutsa mu izina rya Yesu. Gira umuhagurutsa mu izina rya Yesu. Impano yawe yahagurutsa abandi, yahagurutsa abakristo babaye ibirema mu rusengero, ibirema mu rusengero, ukongera ukabashikamo kwizera. Hari abananiwe, hari abacitse intege, hari abasubiye inyuma, hari ukwizera kwabo kwamanutse, ariko hari icyo bakora kandi tugikoranye umwete. Umunsi umwe Yesu barangije ku murimo we w'ivugabutumwa, yagendanaga n'abigishwa be 12 ngo barangije umurimo, ngo arushe cyane ngo azamuka umusozi ajya gusenga. Abigishwa nabo ngo bikira mu bwato ngo barambuka. Igihe bakiri mu nyanja, umuraba mwinshi uraza, umuraba uraza ngo wisuka mu nyanja, hirya ubaturutse imbere. Bagira ubwoba, baravuga ngo noneho turashize, biragenda. Yesu aho yari mu masengesho, Bibiliya yavuga ngo mu gicuku araza, asanga imbere hari umuyaga mwinshi. Abigishwa bamubonye baravuga ngo noneho tubonye n'umuzimu. Umuyaga wari watubujije amahoro, none n'umuzimu waje. Yesu arababwira ati ntabwo ari umuzimu, ahubwo ni muhumure, ni njyewe. Petero baramubaza, ni wowe? Ubwoba bwari bwatwishe. Niba ari wowe koko, niba ari wowe Yesu tugenda, niba ari wowe wa wundi duhorana, ngaho impande mbwira nze ibirenge. Yesu barimo agenda n'amazi ngo akataje cyane yihuta, kubera ko bari bamusize. Bamubonye baravuga, uyu si umuntu udasanzwe. Yesu yakoreye ibintu bidasanzwe. Yesu imbaraga za Yesu zikora ibintu bidasanzwe.
niwe wawe wateye intambwe ngo tujye ku mazi. Abandi tujya twifashisha utundi tuntu Petero mwabibonera ngo niba ari wowe ngahe nanjye mbwira Yesu turavuga ngo ngahe nawe Petero ngahe ngwino tambuka kugira ngo wizere. Petero ngo nawe atangira gutambuka hejuru y'amazi kubera itegeko rya Yesu. Ntiwakomera Imana yacu amashyi. Itegeko rya Yesu rijya rituma dukora ibintu bidasanzwe. Itegeko rya Yesu rijya rituma dukora ibintu bidasanzwe. Petero wabonye ko nawe yakandagiye hejuru y'amazi ngo atangira kureba. Bibiliya yavuze ngo uko yirebye ubwoba ngo atangira guseka. Atangira guseka. Bivuga ko guseka ubugingo bwe bwari bugiye kurohama. Umurongo wa 30 muri cya gice cya Matayo igice cya 14:31 Bibiliya ivuga ngo Yesu warambura ukuboko kwe agira ate afata Petero aravuga ngo ngwino wa muntu ufite kwizera kukeho. Uzi ko hari abakristo tujyana ariko kwizera kwabo kwaragiye. Uzi ko hari abo turirimbana ariko kwizera kwabo kwashize. Uzi ko hari abo tugendana ariko kwizera kwabo ari ntabwo. Bisaba ko tubongerera kwizera. Ubu hari umuntu wakongerera kwizera ukongera ukamushiga ukongera ukamukomeza ukamubera ibyiringiro ukamubera ngo humura komera tugiye kwamuka. Twabere ku Imana yacu cyubahiro. Niyibutse mu Kristo nabyiringiro ngo bageze mu nyanja bagiye kwambuka n'igitabo cy'Umugenzi. Bagiye kwambuka umwe aravuga ati ngewe ndarohamye neza. Ariko mu byiringiro basubiza mu Kristo aravuga ngo humura ngewe ibirenge byanjye byamaze gukandagira ku musenyi. Bivuga ngo ntacyo tukibaye uruzi ntacyo rukitwara. Hari abakristo bagenzi bacu bacitse intege baririmbaga neza cyane, bagiraga amajwi meza cyane, bari bazi kubyina ibisimba neza cyane, bari bazi kuyobora umurimo w'Imana neza cyane, bari bavuga gutumwa neza cyane. Ariko ibyiringiro byabo byaheze hariya ku muryango. Byaheze ku muryango. Bakeneye undi muntu bafata ukuboko. Bakeneye undi muntu bazamura. Bakeneye undi muntu bafasha. Bakeneye undi muntu wabasunika, wabashira. Kugira ngo urugamba iyi nzira tuzayigezerana. Mose rero arandamije aho ngaho. Barwanya intambara y'Abamaleki shoreje aho ngaho kuri ako kantu konyine. Ngo bageze mu nzira bahura n'intambara idasanzwe y'Abamaleki. Bibiliya ivuga ngo Yosuwa yari ari ku rugamba n'umugaba w'ingabo. Mose nabo bakazamuka umusozi w'Imana akajya gusenga. Yajya gusenga Abisirayeli bakanesha. Aramuye amaboko yacu. Iyo turamuye amaboko tuba turimo duhamagara Imana kandi tubereka ko ntacyo dushoboye ahubwo Imana niyo igomba gutabara. Ngo yazamura amaboko Yosuwa ku rugamba ngo agatsinda Abamaleki cyane. Yamanura amaboko niye burya Abisirayeli bagatsindwa cyane, Abamaleki bakabatsinda cyane. Bibiliya ivuga ngo noneho kubera barimo batsindwa kandi amaboko ya Mose yatendebutse, amaboko ya Mose yarushe, hari abantu tugenda amaboko yararushe, dukeneye abandi bantu bo kubasha. Ngo bohereza Aroni na Huri ngo bagere bate baramira amaboko ya Mose, bamwicaza ku ibuye ngo baramira amaboko ya Mose kugira ngo batsinde urugamba. Hari abantu tugomba gufata amaboko. Hari abantu tugomba gufata amaboko. Hari abantu tugomba kuramira amaboko. Hari abantu tugomba guhagurutsa mu izina rya Yesu. Haguruka mu izina rya Yesu. Haguruka mu izina rya Yesu. Haguruka winjire mu masezerano y'Imana. Warunaniriwe ku muryango mu izina rya Yesu. Imana yatanze ububasha. Yabwiye abigisha w'icyo muzahambira kizaba gihari n'icyo muzahambura. Mbahaye urufunguzo rwo gukingura no gukingura.
butsinze, aho ubwoko bari butsinze. N'izina rya Yesu haguruka, n'izina rya Yesu haguruka, n'izina rya Yesu. Injira mu masezerano yawe, injira mu bwiza bw'Imana, injira mu bwiza bw'Imana, injira mu bwiza bw'Imana. Gato gusukaha ni bangahe maze guhagurutsa kabageza mu nzu y'Imana? Ako kongera ari gutanga mu bintu byinshi navuze. Ni bangahe maze guhagurutsa, maze gufasha guhagurutsa nkabajyana neza, nkabageza mu nzu y'Imana? Igitero cyane batari aririmbo kiravuga ngo ni ukuri mugende mutyo, muri kumara gusa mubamwereke nawe azagera. Igitero cyane batari aririmbo ni ukuri mugere mubereke Data. Ni bangahe umaze gufata amaboko ukabageza mu nzu y'Imana? Kuririmba kwawe, kubwiriza kwawe, kubyina kwawe, gusenga kwawe, gutanga kwawe, gukiranuka kwawe. Ni bangahe umaze gufata amaboko ukabageza mu nzu y'Imana? Imana idufashe, Imana iduha imbaraga zo kugira ngo tugire abo duhagurutsa batinze hanze kwireba. Imana ibamugishe.